Ndi papa Sava. Bien, ndishimye mu by'ukuri ntabwo nabona ukuntu mbivuga ariko ikiriho cyo umunsi uratinze. Uratinze cyane. Buriya njyewe nkurikije abakobwa twabaye inshuti nagiye njyewe abakobwa bankunda cyane bakankunda bakanyirukankaho warabibonye ariko noneho ngiye nicara nkavuga no kubera iki njye bidigisha Bosco ushobora kwicara nkumva ko napfa gukundana n'umukobwa ubonetse wese ndicara rimwe njyana mbona mu nzozi Imana irambonekeye icyo gihe naguze igitanda cyiza gishyashya amashuka mashyashya amaterashya n'irangi bari basiziriye hari amatara ujya ubona y'amabaju bacomeka twaka ukuntu kujya kumera nk'uko nguko byamye mu nzozi mba ndakurose ni ibya kera ni ukuri kw'Imana noneho ndavuga Mana uzamfashe hari abamama b'abanyamasengesho babasenga babinginzi ndagenda ndabashaka Rugaba no muzi Rugaba buriya ari mu bantu barwaniye ishyaka barasenga ndagenda ndavuga nti Mana uyu mukobwa ndose muri izi nzozi uzafashe mubone reka dushime Imana yuko yemeye ko duhura dusenge turagushima Imana kuba waremeye yuko inzozi zanjye zibimamo uko warampuje n'uyu mujyambere urukundo umutima wanjye ushimiye iteka ndagushimiye no kuri komeza ube muri mushinga wacu ibyacu komeza ugende ubirebe uduhe guhuza urukundo bizarambe kandi Imana rwose ubukwe bwacu uzaburebe ndishimye cyane ku mutima wanjye ndamukweretse ngo ukomeze umurebe umurinde amaso y'ibyonyi umurinde abakaritasi umurinde gutekereza ibyo hirya no hino Mana ndakwinginze ngo aka kanya umutima we ubangukire kunyegera no kunkunda no kunkumbura iteka Amen. niba ushobora byose kandi nizeye yuko ugiye kubikora nkwingingiye ko bitazatinda Mana bibanguke ubukwe buhite bucamo ibintu bigende neza amen. Uzi gusenga urumva kubera jyewe mu buzima busanzwe ntabwo njya mu bintu bya by'isi nibera mu buzima bw'amasengesho n'iki byose kubera ko ari nize ndavuga ni wowe wenyine nzategereza kugeza ku munota wa nyuma. Wow, siko ngukunda. Sure. Yes. Yes. Umva niko none se ni bite kunyuranyuranamo sinzi buri kanya uraza ujya hejuru abakiri ni cyo kibazo cyabaye turaguhamagaye Ariko digede hano wibuke ko muri VIP kamera sibyo kandi reservation égale consommation asuragira ngo birangirira ahangaza turabongera twongere okay ntacyo sinzi iyi ngiyi harya ifite kangahe ku forute okay reka niba mushaka ariko ko mbazanira ka wayini nako karara wayini wagerageza wayini SAVA ariko umufite zifite kangahe nyine nicyo nashaka kubaza mbo ziri kuri 12 gutyo kandi it sweet ngo sweet ni zazindi ziba ziri douce Yes. ntacyo reka noneho wongera ufata kandi gafanta nanjye banyongera agacupa ntacyo bitwaye siko byagaragara neza sheri ariko ako nyine ibyo ngibyo umva ntabwo ari wowe uhitiramo umukiriya icyo afata umukiriya niwe wihitiramo icyo afata mvuze ngo par seconde okay noneho kandi ikindi mwakagombye ko mufite akantu umuntu akanda niba akeneye indi serivisi siko bimeze ariko digede ibyo nakubwiye twumvikanye twumvikanye nayibonye noneho ako kagofero se noneho wacu wambaye ibyo nakubwiye byitwa par seconde iyo uvuze uti fi ukibikomanda bigera muri telefone bahita bayisera ubwo hatinda kuvuga mezire zayo okay hanyuma mufite ikimu cyo kurya ngo icyo mereho kifi ni inkoko hari za 12 14 na 16 akompanye none hari n'inkoko ya 25 umuceri udodeyemo imbere ubuse turashonje si ngombwa kurya
bo harabura gato ngo dusonze yego ubwo ko ibintu bigomba bikomeza kugenda bigenda nanjye uragenda ubikurikirana bien none ujye kunyongera agakonje twahisemo agafanta nibyo cyangwa akawayini nibyo kugira ngo bigaragare neza bien merci turasonza mu kanya sibyo se chérie twihangane dusonza ariko yes n'oubliez pas que les idées viennent du vin bon mais on va y passer turinjigita byeri tutureba twihangane ariko dusonze mu kanya sibyo tuze gusonza wibohori usonze n'ubishaka nizajya ngusohokana wenda hari ukuntu amafaranga bataraba menshi ariko ngiye make mfite ni amafaranga uzicara ukarya ukumva ukubaye wihangane usonze hanyuma kaje excuse kariya kagafanta nako nari mbonye ariko nari mbonye neza byose irashyushye cyangwa irakonje inzanye ishyushye nk'iyo yanywaga mbere cyane cyangwa buhoro imwe mu ikaziye ntabwo twayifungiyeho nk'uko iya mbere yari imeze ariko ibara ni rimwe aricyo nta kibazo reka akangaka nkamumirire noneho kugira ngo atazivanga ni byiza ntabwo ari byiza ngo bavange kuko ziba zifite amasukari menshi nuko imanura merci iyi ngiyi none ukuntu twihaye wanayijyana iyi ngiyi yari yamaze cyane wayisubizayo urakoze no nta kibazo we ntacyo ibi ngibi turabyikorera umuvandi bon mu kanya ntidusonze ndakumenyesha sawa chérie sawa ni ukuvuga ngo tuba tuyifungurira uri ntuzi noneho voilà aka ni agatekinike nabonye ndi mu Budage noneho ubundi kunywa byo unywera muri angle de consommation cheers akaba kita angle de consommation abantu b'abahanga cyane b'abasirimu niko banywa ntabwo ari gupfa gutera ucupa ngo upfe kugenda unobeka no biraryoshye bikagomba kuryoha urumva ikintu umukunzi aba aguhitiyemo burya kiba kigomba kuba ku mutima kikakuryohera ibintu bikagenda neza ndumva urumva umeze ku mutima meze neza cyane mbaza nanjye ndumva meze neza cyane kukurusha nicyo kintu nanjye kubwira ejo bundi anti turahura nubwo wenda mwari mwantunguye ariko wabonye ko nayikuye neza narishimye n'ukuri musobanurira ko ku isi ari we mukobwa wa mbere wenyine tubaye inshuti ariko ufite babiri ubundi abahe mu cyaro ugiye kuza n'uwe nuriya twahuye cyangwa nta kibazo kabisa ujya urumva mbanejejwe no guhura n'abantu bawe abakazini bawe abandi bana b'iwanyu wowe ikintu ugomba gukora ni ukuzabanyereka bose yego ukabanyereka bose umuryango wawe nkawumenya nanjye nkakwereka inshuti zanjye wabonye ko njye nibana n'abantu b'abavandimwe mbese muri rusange famiye yawe ikamenya nanjye famiye yanjye nkayimenya ubundi tukazabana akaramata burundu uzi ko abantu bajya gusezerana bakavuga ngo kugeza mpfuye ibaze ni ukuri tuzajya turarana mpaka dupfuye ni ukuri uri tayari nanjye ndi ready byaratari naho ubundi nta bidasanzwe urukundo ndarufite amafaranga tuzayabona ibintu byose buriya utangire wegere abantu b'iwanyu muri famiye ugenda ubabwira ko nyine ibintu bigeze ku munota wa nyuma wiyegeranye amafaranga aboneka ari menshi mbese si ngombwa ko babona ko njye nta mafaranga mfite kuko iyo nkawe uyafite nk'uko kuba ubanye mufite amafaranga urayampa akaba ari njye ugira ute nyagaragaza uzi ubwenge buriya ntekereza ukuntu nabuyise umwana bakobwa bose ku isi nkumva birancanze bizagenda neza yes bigomba kugenda neza bivuge ngo rero kubera ukuntu nakuze igihe nta wundi mukobwa w'inshuti ngira hari ukuntu mba bitabanguka cyane ariko ku isi
niwe mukobwa wa mbere tuba inshuti ku isi ni wowe umukobwa wa mbere nzaba nicaye ngo mvuge ngo funguye igipesu cy'ishati cya karavati andebye mu gituza namba 1 ni wowe mukobwa wa mbere ku isi uzaba mbese usinavuga buti ujye wicara ushima Imana ufite umusheri mwiza. Thank you. Ni ukuri I love you. I love you too. Ni ukuri pe tuba akantu ko kurya cyangwa ntabwo turasonza reka tube turetse gusonza tube turetse gatoya hanyuma Miriwe nanone nanikije yego hari umubyeyi uri haya ngo wabashakaga mubwiraza umubyeyi Mr. W'igikara muremure yego nta kibazo umubwirishije ni ati yani anti ariko twabaye bushize ntabwo ari okay muraje umuntu okay noneho yicaye hanze oya arimo hano muri salo kuki ufata umuntu w'umubyeyi mungu umuhanda ukamuhagarika muri salo we pumba wari muri VIP ngizemo buri wese ubonetse n'amayi mugombaga kumenya ko ari tatu ugahita umubwira akazi ukamukaribisha fasta ese yabimbwiye mbwira nabishiri we reka mubwire Jeza hindura akabari sinzongera kugaruka hano oya no tugomba kujya umenya nawe ukuntu utwakira nk'abantu basirimu urumva biba bimbabaje buriya biba bimbabaje cyane anti ni umuntu ukomeye aba agomba guhitamo karibisha akamuzana muri VIP ntabwo yari yamumenye okay ndamubabariye nanjye kandi mbabarire ko wavuze nabi urambabariye ntabwo ariko ndemye ariko tuba tugomba no kurwanya ishyaka ry'umuryango tukareba ukuntu tugira anti excuse anti murafata gake gihorere ariko yes ariko akantu nawe se umvugira gihorere genda yose niwe fiyanse wambwiraga yego anti iyi ni fiyanse wambwiraga uyu yego uyu nguyu umuhungu uruta abandi bose uriya nakunze nashaka kukuvuga wabitekereje se wumva uri seriye ze nako yego tumaranye igihe kinini yasiye bite kunyicira ijisho hari gahunda ngiye mfitanye nawe ariko nyine iki se mbona ndi kubona umusheri kandi nta bintu biba birenze buriya abantu ari bakuru baba bafite ukuntu nyine bitwara nyine nk'abantu bakuru bitabangamye kandi bitagira ukuntu byangiriza rubanda ariko mwararwiyemeje koko ariko ntabikomeye nase uko tugiye kurwanira mu nshuti y'Imana kandi ureba umuntu ari kumwe n'umusheri kumva nkubwire mwana wa ndi nyogosenge sibyo uyu ndamuzi yitwa Digidigi Jean Bosco siko yitwa nari nabimubwiye haruguru nta jambo mfitanye nawe baje kukunyereka tuza nanjye mvuge tuzumve anti yitwa Digidigi Jean Bosco siko yitwa yego niko yitwa Digidigi mvuge ariko ntabwo ari ngombwa kubera ko nyine ni nk'aho wabivuze ariko se hari ikirenze numva nta n'ikibazo ariko gihari twebwe twakomereza mu mujyo twari turimo ikibazo gihari icyo nashatse kuvuga wenda twakomereza mu mujyo nyine w'ikivandimwe neza tuganira ikiganiro gisanzwe nkuko twari twagitangiye neza kandi twari twaguhaye karibu ndababujije kuganira ariko twakukaribishije nyine nyine mwankaribishije mwakoze ntanti wa kwini ni mu mpijambo ndarisabye anti ndakunda ndakubaha igihe cyose imbere yanjye wanje ijambo muturiguha murakoze kumva mubwire ku isi ndi nyogosenge
uyu mugabo turaziranye mu buryo butazi. Ngiye kukubwira ijambo rimwe rikubiyemo menshi nka nyogosenge. muteze amatwi. Ongera ubwenge. Umva ijambo nkubwiye. Ongera ubwenge. Digide. Urumva nta soni ufite. Nagira ngo ufungure amatwi y'umubiri ay'umutima uyafunge. Uyu mugabo ubona ni umutekamutwe ukubiyemo byose. Ni ikirara, ikirara ni akabebi, ni urwego rurenze. Digidi uratinyuka. Biko digidi ubundi ndakubwo kujya gushaka fiyanse utambwiye. None ko iki wagiye gushaka sheri twabivuganye? Ubwo uraje uti ngiye gushaka sheri, urangije ubu ushatse sheri tuziranye noneho mijyaye umwana wanjye umwisenge neza. Ubu se no kujya ngo ugera mu buriri utangira ukora ibintu byo kugereranya uburyohe, igereranya buryohe. Nindangiza mu gitondo nanjye mbyuka nk'amarene ngo nje kubagira inama. Utega amatwi wumve ubeho. Ibyo no kukubwira uko byumva. Nigereranya buryohe ushaka kuzakora. Mbyuka mu gitondo agira ngo nje kugira inama umuntu dusangiye ibanga genda marene we. Ese tubivuge tubisubirera? Ninongera ngashaka gukenera ibanga ryo mu butoya ngo nanjye ryoherwe. Nzaza mpemukire umwana mbyaye. Ni nakubwiye gushaka sheri utambwiye. Seko twaye tutaravuganye ibya papa na rugi. Papa na rugi ni iki? Urangije ushaka n'umwana mbyaye ntago mbyumva. Genza hemukire umuntu mbyaye. Jewe nze mbe marene uwo mwana ugiye kurongorwa na ex wanjye ari wowe mubereye na tate. Ntago byavamo. Wabyumvise ibyo navuze? Wateze amatwi wabyumvise? Wumvise miki? Wumvise miki kwini? Vuga wumvise miki? Ndakubwira nka nyogosenge. Ntabwo turagukenera buretse gato turaguhamagara mu kanwa. Wumvise iki? Ntabwo nta kintu yumvise. Kimwumvishe rero wowe wacyumvise. Wumvise iki?